Ndagira ngo rero noneho dusubire mu gihugu cy'Ubufaransa n'abasenateri ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kuganira na bagenzi babo bo mu gihugu cy'Ubufaransa bahuje urugwiro rwose babasabye ko Ubufaransa bwacana umubano n'igihugu cy'u Rwanda ubufatanye bukaba bwagirwamo uruhare nyine cyangwa se ubwo busabe bukagirwamo uruhare n'abasenateri. Hanyuma rero ariko kandi abo basenateri hari bamwe ubona neza ko batari guhuza na bagenzi babo banagize batya babaza ibibazo bikarishye abo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birimo n'ibijyanye no gukorana n'umutwe w'abajenosideri ba FDLR baba hasi ibibazo kubijyanye rero n'imikoranire n'ingabo z'amahanga imitwe yitwaje intwaro babaza impamvu iki gisirikare cyabo cyakomeje kuba giciriritse cyane. Hanyuma rero babaza kubijyanye n'ubufatanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugirana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibibazo by'impunzi z'abanyekongo zibarizwa mu gihugu cy'u Rwanda zangiwe gusubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu bisubizo mu by'ukuri bisa n'ibitunguranye Christophe Rutundura yatanze muraza kumirwa nk'ubwo ngubwo yageze ku mpunzi avuga ko bazihaye ikaze ndetse ngo n'icyo zahunze bakagikuraho, ariko kandi ngo u Rwanda rwakomeje kubafatira ngo rwanze ko bataha. FDLR yo ngo barayisenye mu buryo bwa burundu, ngo hari hasigaye ibisigisigi ngo u Rwanda rwanga gushyira umukono ku masezerano ya nyuma i Rwanda yo kugira ngo basenye iyo FDLR ngo kubera ko u Rwanda rushaka gukomeza kugira urwitwazo. Mu by'ukuri ni ibibazo ni ibisubizo biteye inkeke Christophe Rutundura yatanze ubwo yavugaga ku mutwe witwaje intwaro wa M23 n'impunzi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo ngo nta kindi bagamije no kugira ngo Amerika ibafashe gusenya igihugu cy'u Rwanda. Reka nizimbye mu magambo mbareke mukomeze mukurikira uyu Christophe Rutundura asubiza ibyo bibazo. Ndaza kubareka wenda mukurikire nk'ibibazo nka kimwe cyangwa se bibiri ubundi duhite dukomeza twumva icyo Christophe Rutundura yasubije kuri ibyo bibazo byose. Nibutsa ko atari wenyine yari yajyanye n'abandi benshi bo muri Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bagiye batanga ibisubizo. Ahangaha rero ndaza kugaruka ku bisubizo bya Christophe Rutundura wenyine. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président de votre exposé liminaire. Le président Tshisekedi a réaffirmé la semaine dernière son intention de négocier un accord minier avec les États-Unis en évoquant un partenariat gagnant. Pas choisi de ne pas investir dans l'armée. Il n'y a pas au monde de la défense étude de conditions sine qua non de l'existence de l'État. Murakoze bwana perezida wa komisiyo, mbere na mbere ndashaka kugaragaza ko dushyigikira rwose abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru bakomeje kubaho mu bihe by'amage, mu bihe bibabaje cyane kuva mu myaka myinshi ishize. Igihugu cyanyu rero cyafashe icyemezo kandi gifite rwose uburenganzira bwuzuye bwo kubikora, cyo kuba rero wenda kitashora imari mu gisirikare ngo cyubake igisirikare gikomeye nk'uko tubibona mu bihugu byacu hano i Burayi, ahubwo wenda mwebwe nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mukaba mwarahisemo gukomeza kwishingikiriza ku mitwe yitwaje intwaro ndetse n'ingabo z'amahanga, by'umwihariko wenda tukanavuga ingabo z'amahanga zemewe ariko kandi arimo n'imitwe itemewe nk'umutwe wa FDLR ukomoka ku bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo n'uburenganzira bwanyu, ahubwo ikibazo cyanjye rero ni iki ngiki: kubera iki ibisubizo bitangwa n'iyo mikorere bigaragaza umusaruro udafatika, cyangwa se kuki bigaragaza umusaruro udafatika nk'uko mwabivuze, ndetse bikagaragarira buri wese ko igihe gishize nta kintu mwigeze mugeraho mu buryo bufatika ku rugamba. Ese muratekereza ku buryo bwo guhindura imikorere yanyu ku rugamba, kabone n'iyo byaba wenda bitari mu buryo bw'amasuzuma y'amahoro, cyangwa se kabone n'ubwo wenda byaba bidatanga umusaruro ufatika kuri gahunda z'amahoro zashyizweho? N'iki mubitekerezaho? Umufaransa wa kabiri amubaza ati bwana perezida mbabarira, ndatekereza ko iki kibazo wenda kiza no kongera kubazwa, ariko nanone ndashimira bwana perezida ibisobanuro yaduhaye. Perezida Tshisekedi yongeye gushimangira mu cyumweru gishize ko afite umugambi wo kugirana amasezerano ku by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko rero hari ubufatanye bugaragara kandi ngo buzagirira inyungu impande zombi. Mwadusobanurira aho ibyo biganiro bigeze kugira ngo ayo masezerano ashyirwe mu bikorwa, kandi se mubona ubufatanye mubona mute? Ese hari ingaruka byazagira wenda ku ntambara murimo kurwanamo n'umutwe wa M23? Murakoze cyane.
hanyuma rero ni nyuma y'ibindi bibazo byinshi na bitabaye ngombwa ko ngarukaho ariko nanone ibisubizo byose byo ndaza kubigarukaho. Christophe Rutundura mu gusubiza yatangiye agira ati twabonye ko rero mwagerageje kugira incamake y'ibyo mwavuze mu ijambo ryanyu rya mbere, rero turizera ko mumaze kubona igisubizo gisa nkaho gihuriweho kandi muraza kubikomeza. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntiyahisemo ko tudashora imari mu gisirikare. Nta gihugu na kimwe ku isi gifite abayobozi bashishoza cyafata icyo cyemezo. Ubwirinzi ni imwe rero mu nkingi y'ingenzi zigize ubuzima bw'igihugu. Niyo mpamvu rero hari ubuyobozi bukuru bw'ingabo n'abandi bayobozi batandukanye, kandi murabizi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko byifashe. Ntabwo twahisemo rero gukorana n'imitwe yitwaje intwaro. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kandi ndashaka ko rwose bagenzi banjye babyumva neza bari hano. Ni muri make igisirikare cya Kongo Perezida Tshisekedi yasigiwe ni igisirikare kigizwe n'abagabo n'abagore bafite umuhate n'ubutwari bwo gukunda igihugu, ariko nanone cyari cyarakodeshejwe cyane, ndavuga rwose nashidikanya, cyari cyaratakarije burundu icyizere, cyari cyarangiritse ndetse cyari cyaracengewemo n'abanyarwanda benshi n'abandi babashyigikiye. Mwese rero murabizi iby'amasezerano ya mixage, brassage byose byagiye bibaho. Ibyo byose rero byatumye ubwirinzi bw'igihugu busenyuka. Simvuze ko ari byiza cyangwa se ari bibi, ahubwo ni ukuntu byari bimeze nyine. Byasabaga rero kubanza kubaka bundi bushya igisirikare, ariko nanone Laurent Désiré Kabila yatangiraga gukora imirimo ye. Ubwo yatangiraga gukora imirimo ye ntiyatinze, ahubwo yaje kwicwa. Icyo gisirikare rero cyakomeje kugenda gisa naho kidahari. Ni nyuma y'ibyo murabizi neza ko turi mu gitero cya kane cy'u Rwanda. Perezida Tshisekedi amaze kugera ku butegetsi yagerageje kongera gufata ibihugu mu biganza bye bitandukanye kugira ngo bimufashe mu kubaka igisirikare, kandi akomeza gufata ibintu byose bijyanye n'igisirikare mu nshingano ze. Ariko kandi ntitwakagombye mu by'ukuri byose kubyibagirwa, kandi ntabwo mu by'ukuri twagakwiriye kuba twibagirwa bagenzi banjye ikibazo kibuza ibikoresho bya gisirikare cyangwa se embargo twashyiriweho ibihano kuva Tshisekedi yajya ku butegetsi na mbere yaho byatubuzaga gukomeza kugura intwaro neza nta nkomyi. Ibyo rero ni bimwe n'ubundi byakomeje kugenda bisenya igisirikare cyacu. Cyaje rero guhinduka itegeko ryo gutangaza intwaro n'amasasu igihugu cyaguze, bigasaba ko rero tubanza kubisabira uburenganzira, bigakomeza kudusubiza inyuma mu bijyanye no gukomeza twigwizaho ibikoresho bya gisirikare. Sinzi niba rero igihugu cyashobora kubaka igisirikare mu bihe nk'ibyo ngibyo, noneho kandi kiri no munsi y'ibyago byo kuba cyaratangijweho intambara n'umuturanyi wacyo. Ibyo rero byatumye tugenda turushaho kugira igisirikare gisa n'igiciriritse, ariko kandi umuyobozi wacu Tshisekedi ntako atagize. Ikindi cy'ingenzi nuko rero ari ukubona intwaro gusa, ahubwo no kubijyanye wenda n'amahugurwa. Ibyo nabyo byasaga naho byagendaga gake. Icyemezo cy'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye cyamaze imyaka irenga 10 cyabuzaga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibijyanye no kuba itagura intwaro ndetse itanabona ibijyanye n'imyitozo mu bya gisirikare. None ubu rero ni mu gihe Perezida Tshisekedi yahinduye ubuyobozi bwa gisirikare, ako kanya u Rwanda ruravuga ruti ibi bintu bigiye guhinduka, maze rero reka noneho dutangize intambara. Tshisekedi atarubaka igisirikare gikomeye, reka duhitemo kumutangizaho intambara ku buryo icyo gisirikare yarashatse kubaka kitazigera kibaho, ku buryo tuzakomeza kugira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agatobero kacu. Nta muntu uba mu gisirikare mu kanya gatoya. Kuba rero umusirikare mu muco ni imyumvire ndetse rero ni imiterere y'umubiri. Kandi rero igisirikare cyacu gihanganye n'ibikorwa byinshi by'igisirikare gisanzwe ndetse rero n'imitwe myinshi yitwaje intwaro. Ndabahamiriza nashidikanya u Rwanda rufite igisirikare cyubakitse kandi gikomeye, kuba rero cyarahise kidufatirana ubwo twari dutangiye kubaka igisirikare cyiza. Ibyo rero nabyo mugomba kubyitaho mukanita kandi kuri iyi mitwe yitwaje intwaro myinshi ahanini yagiye ishingwa mu nyungu z'igihugu cy'u Rwanda. Si impamvu rero yo kwitwaza, ahubwo ni ibisobanuro bifatika ndimo kubaha bagenzi banjye.
abaturage. Ndabinginze sinshaka kugira uwo ntera umutima cyangwa se ngo ntere impungenge impagarara n'ibindi, ariko kandi uku ni ukuri, turi abadepite tugomba kuvuga ukuri. Mwese murabizi hari abarwanyi barwanyije abanzi b'Ubufaransa, aho rero ntibari imitwe yitwaje intwari isanzwe, ahubwo bari abaturage b'Abafaransa. Ni mu gihe gikomeye cy'amateka y'igihugu cyabo bafashe icyemezo cyo kwirwanaho. None se iyo rero winjiye mu mudugudu cyangwa se mu gace ka Kivu ugatsemba, ukiba, ugasambanya abagore, ninde wakwima abanyekongo uburenganzira bwo kwishyira hamwe ndetse no kwirwanaho? Ibyo rero tugomba kubyumvikanaho neza. Bityo rero Wazalendo bakorana n'ingabo zacu naho bataniye n'abarwanyi mwabonye mu mateka y'igihugu cyanyu cy'Ubufaransa. Iyo rero bamaze kubona ko batewe n'igihugu cy'u Rwanda, u Rwanda ruri kuza rukabafatira abagore ku ngufu, rukabasahurira umutungo, rugakora ibikorwa bitandukanye nk'uko namwe neza bisa n'ibyo mwanyuzemo mu mateka. Nabo rero bahise bafata umwanzuro wo guhaguruka, baravuga bati turi abaturage b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dukunda igihugu cyacu, ntabwo twakemera ko ibi ngibi bikomeza. Nuko rero bafashe intwaro bahitamo kwivanga n'ingabo zacu, barwanira igihugu cyabo nk'uko namwe byababayeho. Sinigeze numva hari ababuranishijwe kubera ko barwanyije umwanzi ahangaha iwanyu. Byarabaye, ntabwo twigeze twumva ko hari abo mwagejeje imbere y'ubutabera, cyangwa se wenda simbizi neza. Sinaba nzi amateka y'Ubufaransa uko bikwiriye nkamwe, ariko kandi nta hantu nigeze mbisoma ko abo baturage banyu birwanyeho cyangwa se barwanyije umwanzi, ko mwaba wenda mwarabafashe mukabafunga cyangwa se mukabakorera ibindi. Si ikintu rero cyifuzwa, ariko nanone ukwirwanaho ni kamere y'umuntu wese uriho. Ibyo rero ni ukuri tugomba kubyakira nk'abadepite. Imbaraga rero zishyirwa mu kubaka igisirikare, ariko nanone izo mbaraga zigashyirwaho mu gihe uhanganye rero n'ibitero nk'ibi ngibi, ntabwo ari ibintu biba byoroshye cyane. Si ibintu byoroshye habe na gato. FDLR rero muri kuvugayo imaze igihe kinini. Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Ni mu gice rero cy'imibare mu mwaka w'1994 wongereyeho 6, hanyuma 25, bikageza imyaka 31. U Rwanda rero rwateye Kongo inshuro nyinshi, rwateye rufatanyije ahubwo na FDLR, rwari rufatanyije rimwe na rimwe n'uwo mutwe bakabeshya ngo baje kuyihiga, ahubwo bafatanyije mu kuza kuturimbura. Twarateye ruza rwise AFDL, ruza rwise RCD, ndetse no ku bwumvikane bw'ubutegetsi bwa Kongo ni ku gihe cya Perezida Joseph Kabila. Ni mu rwego rwo guhashya FDLR, u Rwanda rwaraje rwose rukora ibyo rushaka mu gihugu cyacu. Ni ku bwa Perezida Tshisekedi twatangiye gukorana tubifashijwemo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. N'impunzi zacu dutaha icyo gihe dufasha mu gutahana barenga 5,000 barimo abarwanyi ba FDLR benshi cyane babarizwaga ku butaka bwacu. Ibyo rero byarahagaritswe kuko Perezida Kagame atashatse gukomeza iyo mikoranire. None se hasigaye aho ngaho mu gihugu cyacu bangahe? Ni bake cyane, twavuga ko ari nta nabo. None se aka kanya turi kuvuga iki bagenzi banjye? Niki mu by'ukuri kidufasha muri aka kanya? Niki mwebwe muri kudufasha usibye gukomeza kutubaza ibibazo nk'ibyo ngibyo bishingiye kuri FDLR, umutwe witwazwa n'igihugu cy'u Rwanda mu gukomeza kuduhungabanyiriza umutekano? Perezida Lorenzo yabajije Perezida Kagame ibijyanye na FDLR, abura icyo asubiza. Perezida Lorenzo yabashije gutanga umusaruro ukomeye cyane, maze twemera gahunda yo gusenya ibisigisigi bya FDLR. Ibyo byose byararangiye, kandi ibyo byose ni ukuri. Twumvikanye kuri gahunda yo gukura ingabo z'u Rwanda no koroshya ingamba z'ubwirinzi z'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose ntabwo byigeze bishyirwa mu bikorwa, ariko ubu rero igihe kigeze ngo hasinywe amasezerano kugira ngo wenda dutangire ibikorwa bya nyuma byo gusenya ibisigisigi bya FDLR. U Rwanda ruvuga ko rudashaka gusinya ayo masezerano, ahubwo rukagenda rukora ibyo rushatse ku butaka bwacu. None se muri iki gihe turimo kuvuga wenda u Rwanda
Rwanda ruhanganye na FDLR nk'uko byahoze cyangwa se nk'uko mwebwe abafaransa bamwe hano muri kubibaza, ariko se kandi kuki mutibaza ku kibazo cy'ubukungu cyugarije igihugu cyacu no kuba u Rwanda rukomeje kuza kwisahurira? Bityo rero twahoraga tuvuga ko twiteguye kwakira gahunda iyo ari yo yose igamije gusobanura ahantu FDLR ikibarizwa ndetse no kugira ngo tuyirandure dukurikije amasezerano ya Nairobi muri Mata 2022. Ayo masezerano yahaye buri gihugu gifite umutwe w'inyeshyamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inshingano zo kuganira n'uwo mutwe hagamijwe amahoro. Kuki u Rwanda rwanze kuganira na FDLR? Igihe rero kirimo kudushirana, ariko rero nanone ndakeka ko twumvikanye ku kibazo cya FDLR inshuro nyinshi. U Rwanda iteka ryose ntabwo rujya rutanga amahirwe yo kuganira n'abarwanyi ba FDLR. Reka dushyire mu bikorwa amasezerano yemewe ku buyobozi bwa Perezida Lorenzo. Ikibazo kizaba wenda kirangiye, ariko se u Rwanda rurabizi neza ko nihashyirwa mu bikorwa aya masezerano ruzaba rutakigira urwitwazo noneho. Ibyo rero turimo kuvuga bagenzi banjye, mugenzi wanjye wenda nawe yaraza kubibagezaho ababwira gahunda y'igisirikare ndetse naho dushora imari, ariko ndagira ngo nanone mbashe kubumvisha ko ibibazo bijyanye na FDLR rwose twarayisenye inshuro nyinshi. Ibisigisigi byasigaye nabyo twagerageje kubisenya, u Rwanda ruhita rwikura mu masezerano kubera ko rwahita rubura urwitwazo rwo kuza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo rero hari umwe wabashije ku bijyanye n'umutungo kamere, aho rero ubucukuzi butemewe kandi bw'akajagari burimo gukorerwa ndetse n'ibindi. Icyo kibazo kimaze igihe kandi twabivuzeho kenshi, dushobora rero no kongera wenda kubigarukaho muri iki kiganiro mu buryo buvunaguye, ariko kandi ndagira ngo mbabaze ikibazo cyoroshye. Ese ntimubona ko ikibazo cyo kudakomeza kugaragaza imbaraga z'igihugu cyane cyane kubera wenda imbaraga aricyo cyateye ubwo bucukuzi butemewe, mugakomeza kukigaragaza nk'igihugu cy'inshuti kandi byo bikomeje koreka akarere? Ni mu bihe byashize kandi nk'abadepite hari inzira zafunguwe. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatanze ibyifuzo ku muryango mpuzamahanga, harimo no gukurikiza amabwiriza y'ubumwe bw'Uburayi cyangwa se EU guidelines. Hari ikibazo cyagize uruhare mu gutegura ayo mabwiriza agamije gukurikirana aho umutungo kamere uva ndetse n'aho ujya. Twigeze rero duhagarika gusaba ubufatanye ku rwego rw'imisoro n'ubufatanye mu rwego rw'amakimbirane mu rwego rw'amabanki kugira ngo rero turwanye iki cyemezo. Dufite rero ikibazo gikomeye cyane, ariko nanone igisubizo ni ugusubiza ubuyobozi bw'igihugu ni mu maboko yacyo. Nibyo rero bituma rero mutabona Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ituje, cyane cyane bitewe n'u Rwanda, kuko u Rwanda rukomeje kubyungukiramo. Bagenzi banjye, ndabasaba ko rero wenda tuganira ku masezerano ya Memorandum of Understanding ubumwe bw'Uburayi bwashyizeho umukono. Tumaze iminsi twumva ko hari ibihugu bimwe na bimwe, ibihugu bigera nko muri 2 by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bivuga ko ayo masezerano agomba gushyirwa mu bikorwa. Ibyo ni ibihugu by'inshuti ngo zakadasohoka na leta ya Kigali. Ariko nanone twasinye amasezerano y'ubufatanye mu Memorandum of Understanding namwe ubumwe bw'Uburayi mbere cyane yuko u Rwanda rubikora. Hashize igihe gito Perezida Tshisekedi agiye ku butegetsi, ayo masezerano twe twayasinye kera. Turabibutsa ibi ngibi kuko twari muri ibyo biganiro, twatanze icyifuzo ariko nanone nticyashyizwe mu bikorwa. Ni nyuma yaho gato ubumwe bw'Uburayi burasinya. Ibyo rero byari bisigaye murabizi. Nitugatakaze igihe, ariko nanone twatanze icyifuzo cya nyuma umwaka ushize mu kwezi kwa Gicurasi. N'iki se twasabye? Twagiranye ibiganiro n'ubumwe bw'Uburayi, murabyibuka, dusaba rero ko hashyirwaho komisiyo ihuriweho n'impande n'impuguke z'ubumwe bw'Uburayi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo rero cyari kugira ngo hakorwe ubushishozi kuri byose bijyanye rero no gukurikirana inkomoko y'amabuye y'agaciro ya Kongo ajya mu maboko y'Uburayi. Icya kabiri rero no kureba ingamba zifatika zo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Memorandum of Understanding twasinye, kugira ngo rero mube mwikize igisuzuguriro cyo gucuruza amabuye y'agaciro y'amaraso. Twatanze rero inyandiko, ariko nanone kugeza ubu ngubu ntabwo turabona igisubizo. Impuguke zacu ziracyategereje.
icyo rero ni icyifuzo gifatika, ariko nanone nitwumva impamvu ubumwe bw'uburayi bwafashe mu by'ukuri ibi ngibi nk'amahirwe. Iki ni ikibazo cy'ingenzi cyane kandi cyari gikwiriye mu by'ukuri gukurikizwa. Ntabwo twumva ukuntu Ubufaransa mwakomeje gushyigikira ayo masezerano y'u Rwanda ndetse n'ubumwe bw'uburayi mu gukomeza gucuruza amabuye y'agaciro aturutse mu gihugu cyacu. Bagenzi banjye, turabizeye kugira ngo rero guverinoma yanyu izajye mu biganiro ku buryo ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro acukurwa mu buryo butemewe, ku buryo rero muzayahagarika kandi mukabigiramo uruhare. Ubumwe bw'uburayi nabwo bukumva ijambo ryanyu. Ibyo rero si ibintu bikwiriye kandi binyuranyije n'indangagaciro mwemera nk'ibihugu byateye imbere. Ni ku bijyanye rero no kubaka ubushobozi bw'igisirikare, mugenzi wanjye yagiye kubivugaho mu kanya, kubera ko rero habajijwe ibibazo byinshi kuri iki kibazo. Ntabwo ari njye nyine wagisubiza, ahubwo na bagenzi banjye turi kumwe hano baraza kugenda babitangaho ibisubizo. Ikibazo cyo guteza imbere ubushobozi bwo gutanga ibikoresho ku gisirikare araza kukivugaho, naho ku bijyanye rero n'igisubizo cya diplomasi, yego nta gihugu na kimwe rwose cyifuza intambara, ariko nanone ntitugomba kwibagirwa bagenzi banjye ko iyi ntambara irimo kubera iwacu. Ni twebwe turimo kuvunikira muri ibi ngibi byose, ni twebwe turimo kubihomberamo. Ubugizi bwa nabi, ubusahuzi ndetse no guhonyora uburenganzira bwa muntu, ibi byose biri kubera ku butaka bwacu. Ese birakwiye ko duhakana ibiganiro? Ariko se birakwiye ko tutirwanaho nanone? Ibyo nanone ni ibibazo namwe mukomeza kugenda mwibaza. Uyu munsi rero turabona ko Perezida Lorenzo amaze kugera ku nsinzi zikabakaba muri ebyiri. Twemera byimazeyo ibintu bibiri byagezweho, ni ku bijyanye n'amasezerano ya Nairobi. Narabibabwiye, ni icyemezo cyafashwe n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, ni mu kwezi kwa Mata. Turabizi neza rero kuko twari muri iyo nzira, turi ku isoko ry'ibiganiro tugira ngo twumve neza ko igihugu cyacu cyabona amahoro. Turabizi neza rero kuko twebwe twabigizemo uruhare. Twasobanukiwe neza ko ibiganiro hagati y'ibihugu bifitanye imitwe yitwaje intwaro muri Kongo bigomba gukorwa. Iyo niyo mpamvu rero Perezida Tshisekedi yatangiye ibiganiro bya Nairobi n'iyo mitwe. Ntabwo rero ari ibiganiro bisanzwe gusa, ahubwo ni inama mpuzamahanga. Ibyo biganiro byageze rero kuri bitatu, ariko biza guhita bihagarikwa. Ni muri Nairobi ya kabiri M23 yari ihari, ariko nanone iza guhita igenda. Ni muri Nairobi ya gatatu, cyangwa se ibiganiro bya gatatu bya Nairobi, u Rwanda rwaravuze ngo oya, nimufate intwaro. Twari dutegereje ibiganiro bya Nairobi bya kane. N'ihamagarwa ry'imitwe yitwaje intwaro, ariko u Rwanda rwahise ruvuga ruti umutwe wacu witwaje intwaro wa M23 turababujije, ntimusubire muri ibyo biganiro. Ubwo rero ibiganiro dutekereza ko wenda bizakomeza, kuko ubu ngubu hari abahuza bashya, kandi rero ntidushobora kumva impamvu hakomeza kubaho ikibazo cy'ibiganiro. Kuko rero aho gusinya amasezerano ku rwego rw'ibihugu bibiri, mugomba kumenya ko Perezida Lorenzo yashinzwe kugenzura umubano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo rero nicyo we yari ashinzwe gusa, ariko kandi ibiganiro by'imbere mu gihugu byagombaga gukomeza kuba ibya Nairobi. Ibyo rero nibyo tuvuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukavuga ko u Rwanda naho rwahise rujya gutanga amategeko rukabuza umutwe warwo gukomeza kubyitabira. Inteko nshingamategeko ni nyuma yo kugirwa inama na Perezida yaduhaye uburenganzira bwo gukora ibishoboka byose kugira ngo ingabo z'u Rwanda zive muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no kugira ngo igikorwa cyo gusenya imitwe yitwaje intwaro gikurikize umugambi wemejwe. Ibi rero ntibisobanuye ko turi mu bashinzwe ibyaha byakorewe Abanyarwanda. Oya, mwibuke ko raporo yakozwe na komisiyo zitandukanye z'inteko nshingamategeko zavuze ko ari Abanyarwanda bishe Abanyarwanda ubwabo. Ubu rero birazwi neza ko twebwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tudakwiriye guhuzwa nabyo. Ubu rero ni bumwe mu bwumvikane bwabayeho, nta kibazo twebwe dufite, ariko nanone ntituzemera impamvu z'impimbano. None se Doha ni iki kiri kuberayo? Uyu munsi mwabihakana. Ubu ngubu mukurikije uko
byifashe wenda hagati ya Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida Kagame biragenda bikomeza kugenda byiyongera, kabone n'ubwo mwebwe muri kubona ko wenda hari intama ziri kubahuza hagati ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame na mugenzi we Tshisekedi, ariko nanone ibintu birarushaho kugenda bikomera n'ubwo mwebwe mutabizi. Kandi rero ndakeka ko kuri uru rwego ndatekereza ko namwe ubwanyu mwakomeza kugenda mubigarukaho, kuko perezida wacu ahora avuga kandi arabyemerewe ko rero wakagombye kubahiriza aya masezerano ari igihugu cy'u Rwanda, ku buryo rero Doha yo isa nkaho yaza wenda ari ukwemeza igihugu cy'u Rwanda ibyo rwemera kandi bagahita babishyira mu bikorwa. Ni mu mubano w'ibihugu byombi. Ibyo rero niba Doha wenda idafite ubushobozi bwo kugira ngo ihatirize u Rwanda kwemera iby'uruhare rwabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kuzahura umubano, ibyo ngibyo bizakomeza kugorana. Doha rero n'umwami w'icyo gihugu yatangije igikorwa cyo gusenya icyo gikuta wenda cy'ubukonje cyari hagati ya Perezida Tshisekedi na Perezida Paul Kagame, kandi byibuze yatangiye kugaragaza ko umubano ushobora kuzigera ugaruka, ariko ndababwiza ukuri ko umubano ukomeje kugenda wangirika. Kandi rero mugomba no gusoma itangazo ryasohowe ku mugaragaro, itangazo rya Doha ntabwo ari iry'u Rwanda, kuko rero iry'u Rwanda ni itangazo ry'ibihugu bitatu. Doha yemeye kandi yanashyigikiye inatanga ubufasha ku biganiro bya Nairobi n'ibiganiro bya Rwanda. Ni mu magambo make cyane, ni ibyo ngibyo biriho, nta guhangana rwose twavuga ko bikwiriye gukomeza kubaho. Doha yagaragaje ko ishyigikiye ko intambara ihagarara, igaragaza ko ishyigikiye ibiganiro bya Nairobi n'ibiganiro bya Rwanda, kuki se u Rwanda rwo rudakwiriye kuza muri uwo mujyo? Noneho rero ku kibazo cy'impunzi navuga ko wenda ko tugikomeje kugenda tubikurikiranira hafi, turimo turakurikirana inkomoko naho ibintu bikomeje kugana. Ni ku kibazo cy'impunzi rwose mu kwezi kwa Gicurasi umwaka ushize, ni kubw'ubusabe bw'ubuyobozi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, umuhuzabikorwa mukuru wa Loni ushinzwe impunzi, yahuje ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga bariho icyo gihe, harimo rero n'uwo mubona hano imbere yanyu, hamwe rero na minisitiri ushinzwe ubutabazi bwihutirwa na minisitiri w'igihugu, kugira ngo rero baganire kuri icyo kibazo. Twaraganiriye kuri icyo kibazo, dusubiramo amasezerano yabanje, twashyizeho gahunda ndetse n'umurongo wa politiki, twemeje ibikorwa ndetse turanabisinya. Icyo nababwira rero ni uko vuba aha cyane rwose amasezerano twebwe tuzakomeza kugenda tuyashyira mu bikorwa, kuko izo mpunzi u Rwanda ruhora rwitwaza ntabwo tugomba gukomeza kubyemera ko bikomeza kuba urwitwazo rw'igihugu cy'u Rwanda. Izo mpunzi twamaze kuzemerera kandi turashaka ko zisubira mu gihugu cyazo. Ariko kandi igihe cyari kigeze ngo habe inama igoma nk'uko byari byemejwe, abanyarwanda n'ubundi banze kwitabira iyo nama yagombaga gufasha izo mpunzi kugira ngo zitahe. Bagiye ahubwo Addis Abeba, maze rero bakomeza gutuma ibintu byongera gukomera no gukomezwa n'agasuzuguro kabo. Twebwe rero Perezida Tshisekedi yaravuze ati oya, abo ni abaturage bacu bagomba gutaha. Ariko impunzi zo zaravuze ziti ntabwo tuzigera dutaha kuko u Rwanda rwahisemo kubagumana. Ariko se muzi ibingibi icyo bivuze bavandimwe? Iyo twemeye amasezerano ya Geneve, muzi icyo byo biba bisobanuye? Ni mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kabiri n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu, ntibagiwe n'itariki ya nyayo, impunzi zigomba kuba zifite ubushake bwo guhunga cyangwa se zigahunguka. Hanyuma rero ni kugaruka mu gihugu, bivuze kandi ko impamvu zatumye bahunga zahindutse, kandi ko impunzi ubwazo zafashe umwanzuro wo gutaha. Izo mpunzi rero zafashwe n'igihugu cy'u Rwanda zivuga ko iyo mpamvu yatumye zihunga igihari, kandi nyamara igihugu kuri ubu ngubu gitekanye nta kibazo gihari. Kubera iyo mpamvu rero twatanze igitekerezo cyoroshye, kubera ko abo ari abanyekongo kandi akaba ari bene wacu. Twavuze ko rero bakwiriye mu by'ukuri kwakirwa neza n'igihugu cy'u Rwanda. Twavuze ko abandi banyekongo baturuka mu midugudu yabo, abayobozi gakondo nk'abashefu cyangwa se n'abandi bayobozi bo hasi, bazaza bakavugana n'abo baturage bari mu gihugu cy'u Rwanda bakabafasha gusubira mu gihugu cyabo, kugira ngo rero bumvikane ku buryo bwo gusubizwa mu gihugu. Ibyo ngibyo twahisemo kubishinga abayobozi bo hasi basanzwe baziranye n'abo baturage. Icyo rero nicyo twavuze, ariko u Rwanda rwo ntabwo rwigeze rubyemera, bityo rero uwo murongo w'ibiganiro waje guhita uhagarara.
biroroshye rero dusubire wenda ku masezerano ya Geneve. Bavandimwe muri hano murabyumva neza, ibyo byose byashyizwe mu nyandiko i Geneve, ibyemezo birahari rwose, biroroshye, biragaragara rwose nk'uko amazi ari mu kirahure agaragara. Kandi rero icyo nicyo nashakaga kubigarukaho, kugira ngo mbibumvishe ko ikibazo cy'impunzi u Rwanda ruhora ruririmba ko ziri mu gihugu cy'u Rwanda, ko twebwe ntako tutagize. Amasezerano twarayasinye, twagerageje inama zitandukanye, u Rwanda rwarabisuzuguye, n'izo mpunzi twarazisabye ngo zitahe, u Rwanda rukomeza kuzifata bugwate. Ni ku bijyanye rero n'imibanire na Amerika, wenda nabyo mbigarukeho ngana ku musozo kugira ngo mereze umwanya bagenzi banjye nabo bagire icyo bavuga kuri ibi byose. Sinzi impamvu ibi bintu bifatwa ukundi. Ibihugu byose uko byakabaye, uko byaba bimeze kose, bikora ubufatanye, bishyiraho amasezerano, kandi rero buri gihugu cyose gifite ubushobozi bwo kuba rero cyakora ubukangurambaga kuri ibyo ku byo ibihugu byombi byifuza. Ibijyanye rero n'ubuhanga bwacyo bw'icyo gihugu bukaba bwazanwa bugahuzwa n'icyo ikindi gihugu gifite, hakaba havamo nyine umubano ufite ibyo ushingiyeho. Umutungo kamere wacu rero nawo dushobora kuwuzana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikazana ubumenyi ndetse n'imbaraga bafite, tukabihuza. Ni nk'ibindi byose, ni nk'uko n'ibindi bihugu nabyo byasinyana amasezerano. Ndababwira ko rwose ubufatanye mu bijyanye n'amasezerano y'ishoramari butangiye kuba ubwa Trump mu kwezi k'Ukuboza. Ni mu mwaka ushize rero hari inama yabaye hagati y'Abanyamerika n'Abanyafurika, hanyuma rero habaye amasezerano twasinyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko ni ku bijyanye n'inganda z'ibikoresho by'amashanyarazi. Ni mu karere ka Katanga. Amerika rero yatangije ayo masezerano y'ingenzi yasinywe hagati ya Zambia, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu. Ni muri ubwo buryo rero twasabye Abanyaburayi n'abantu bose mu bihugu bya Afurika kugira ngo dufatanye, kugira ngo rero bashore imari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi dukomeze kugenda dufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta mpamvu rero ikwiriye gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika itaza ngo dufatanye, kandi nta nubwo twumva ko byaba ikibazo kuba Amerika yo twaba tugiye kugirana amasezerano. Ni mu buryo rero bwose, ni ku bijyanye n'ibibazo byacu, biragaragara ko dukora ubufatanye atari ugukomeza ahubwo kumva ko turimo gucuruza igihugu cyacu, kuko rero duhuza imbaraga tukanakemura ibibazo by'imbere mu gihugu cyacu. Niba rero amafaranga twakwiye mu bufatanye na Amerika ahagije, cyangwa se n'amasezerano wenda twagiranye na Amerika atugirira akamaro, kuki se ahubwo tutahitamo ubwo bufatanye nk'inzira yihuse? Nk'uko rero twabivuze, ni itegeko ry'ingenzi kuri twebwe. Niba rero tugerageza wenda gukora ubukangurambaga kugira ngo twumvishe Perezida Kagame ko yahagarika ibikorwa bye byagutse kandi byakomeje guteza impfu ku gihugu cyacu, icyo gihe rero muri ubwo bukangurambaga harimo no kuba twakisunga ibihugu tuzi ko biturusha imbaraga, natwe rero tukabihereza ibyo dufite tuzi neza ko bakeneye, ubundi ubwo bufatanye bugakomeza kubaho, kandi ibyo bikorwa n'ibihugu byinshi. Nta kibazo gihari rero. Ninde waba mu gihugu cyose se kandi mu by'ukuri icyo gihugu cyarakomeje kugenda gihungabana cyangwa se kiri mu bibazo? Bityo rero numva ko ari ingenzi cyane ku bijyanye n'igisirikare. Reka noneho abavandimwe banjye nabo mbareke bakomeze kugira icyo batangaza ku bijyanye n'iyi gahunda.